Reka mbasuhuze kandi bifurize ibihe byiza mwe tubana kuri YouTube channel All Mining Update. Yewe wasuhuza ni Samson nk'ibisanzwe tubana kuri YouTube channel All Mining Update ndetse no kuri group ya WhatsApp All Mining Update. Rero niba utarakora subscribe kuri iyi channel rwose reba iyo buti kuri ruhande uyikanda wibuka no gukanda konzogera kugira ngo amakuru dusohoye ajye basha kukugeraho 5 kwa 5. Ikindi niba utari muri group ya WhatsApp All Mining Update aho uracikwa cyane kuko ni hano makuru ya mbere ya mining zigiye zitandukanye zose mubona n'izindi ufite nge nafite hano reba amakuru yazo aca muri yo group amenshi. Ubwo rero reba muri description y'iyi video urahita ubona link ubashe kujoininga neza cyane 5 kwa 5 tugenda. N'ikintu cya mbere mbanje kuvuga mbanje kwifuriza abantu mwese mwisi yose abakurikira All Mining Update mbifurije umwaka mushya muhire wa 2024 uko 2023 yo twayisoje twayivuyemo babwira ngo uyu mwaka uzababera uwishya n'ihirwe kandi mbibutsa ko uyu mwaka ni umwaka wo gukora cyangwa se kugaragaza abo turi bo muri mining. Ngiye nicyo kintu mbabwiye kuko mining nyinshi yabizu uri kureba yabizu ufite inyinshi ufite ubu tuvugano ziri muri telefone yawe uvanye muri 2023 inyinshi nego nuko 2024 zigomba kurenshinga. Ubwo rero urumva ni amahirwe yo kugira ngo tugaragaza abo turi bo. Hari abantu biruka baduseka bavuga ngo ibiki, ubwo n'ubutumwa mbanje kubabwira nuko 2024 wowe kora mining ushyizeho umwete nuwo mwaka wo kugaragaza abo turi bo muri mining. Umuntu wese akabona ko dukorera amafaranga koko apana ibintu byo kuvuga ngo ndeba ngo nta kintu urakuramo. Abona ufite phone nshyashya wakuye muri mining bitandukanye niyo wajya kubona abona umuguri icupa kuko wakoreye amafaranga muri mining. Iki nicyo gihe uyu mwaka guhera muri uko kwa mbere n'ubunje mvuga update ku itariki ya mbere mu byumve ka update none ikomeye cyane. Ubwo ndaje mite duhita tuyikora KYC ya Celia yamaze gutangwa. Ubu nicyo kintu kinzanye muri iyi video unkurikire tugendane nkubwira ngo nabikubwiye ngo 2024 ni umwaka w'ibitangaza gusa. Ubu Celia tayari KYC twamaze kuyihabwa murabyumva tariki ya mbere gutya KYC isihagera. Nikikubwira yuko rero imishinga iri serious kuri uyu mwaka wa 2024 twagiye rero mfungure Celia yanjye ngo Celia rero ifite KYC ebyiri mu byumve neza. No kuvuga ngo KYC gahunda yabo yari uko ugomba gutangwa ku itariki ya mbere n'ubundi update numva nari namaze kuzitanga muri All Mining Update. Rero gahunda hari ubu ngubu tuvugana nuko KYC nyine hari tugiye kugenda na tuyikore. Ugifungura konti yawe gutya mwibutsa ko akantu ugomba kugenda nakubwenge KYC nujyayo ugasanga nayi hari nwirirwa mbaza ngo ko ngende bitaraza. Tegereza amahoro yawe akubeho neza utuze n'ubundi ubwiri bukugereho. Ikindi kintu cy'ingenzi kugira ngo ubone ko KYC wayihawe koko byanyabyo, fungura telefone yawe mbere yuko ujya no kureba KYC banza wikoze kuri Play Store ubanza urebe niba application yawe iri open apana update. Nubona hari update ukandaho updating application yawe. Iki gihe numara gukora update ya application yawe byanze bikunze KYC niba wayihawe urayibona. Ikindi kintu gishobora kuza gutuma utabona KYC niba uri mushya ukaba utaramayininga nibura inshuro 16. Ibyo nacyo ni ikintu kiri mu mabwiriza. Niba uzi yuko utaramayininga izo nshuro 16 umenya ko mu bantu nyine batarahabwa KYC. Niba uzi application yawe iri update ukaba uzi ko wamayininze inshuro 16 zirenga tuza KYC nujyayo ugasanga nayihari utegereze uraza kuyihabwa. Twagiye rero tujye gukora KYC ya Celia phase 1 na phase 2. Hariho phase 1 na phase 2 tugendane rero 5 kwa 5. No vangura kanda muri tuno dukoni dutatu dutambitse ara hejuru bibwira ngo uyu mwaka n'umwaka w'udushya gusa. Uhita ukanda hano kuri KYC. Ubu murareba ko namaze kuba qualified namaze guba mu banyamahirwe nyine bagomba gukora KYC. Murabona ko ihari phase 1 and phase 2 murabibona. Ubu igihari ni phase 1. Phase 1 includes identity verification which will be verified using official document on phase 2. No vango hano phase ya mbere ni personal information ziba zigomba kuzahura n'ibiri ku ndangamuntu yawe muri phase 2 murabyumva. Ariko no vango hano no kuvango full names no kuvanga amazina yawe akubaruyeho neza nono ku ndangamuntu yawe.
Nisingizwe Samson. Ubwo nawe urashyiramo ayawe yose full ukaba yanditse ku ndangamuntu, phone number ndakeka muri kuyibona nayo kihari. Ushatse ubu none wabanzaho kode nabyo byiza, 7 8 18 7 4 8 9 5. Nimero yawe ikiza bigukundiye rwose, niba bitakuvunye ubanzeho kode y'igihugu cyawe, ibintu biba byoroshye cyane. Ubundi duhitemo ubwo ukabanza ukamakinga shuwa ibyo wakoze ari byo, ubundi duhitemo igihugu. Ubwo ndagishaka nawe urashaka igihugu uherereyemo, ngiye ubwo ndi mu Rwanda, nawe niba uri umurundi urareba Burundi, niba uri hehe urareba igihugu uherereyemo neza, tugendane. Yes, murabona ko ibintu namaze kubifiringamo. Ni ukuvuga ngo make sure tugendane mu nyumve. Barakubwira ngo this phase include personal identification which would be verified using official document on phase 2. Ibintu ribushyiremo ahangaha, niba ubizi yuko ku ndangamuntu witwa Karekezi, warangiza hano ugahita wiyandikiramo akayuzanemo kawe, wenda ngo uri jikiji ngo uri iki, hano hantu uhitondere. Nuvanga aya mazina uraba washyizemo aha, nimero ya telefone uraba washyizemo aha, igihugu uraba wahisemo hano, nibyo bintu no muri phase 2 uzabazwa. Uzongera ubibazwe, bizaba bisa n'ibiri ku byangombwa byawe. Ubundi ubwo ngubwo durakanda start kugira ngo nere no kugira na video ndende. Iki gihe nitumara kwemeza ko KYC tuyikoze, murareba ko aka kanya bari kumbwira yuko KYC yagize, unashatse nakora copy nyine nga sharinga link. Murabyumva, KYC successful. Mubonye ko banyujijeho hano itangazo ko KYC yamaze kuba success, murabibonye. Ariko nuvuga ngo KYC start namaze kuyikora phase 1 verified, ndakeka muri kubibona neza cyane. Ubwo igikurikiyeho rero ni phase 2. Murareba ko yo nuvuga ngo this phase include adding your BEP20 wallet address for CRT token distribution. More details will be provided in due to the phase. Nuvuga ngo iyi phase yo tuzayikoramo KYC yinuza iyo document zacu, ndetse tuzava dutanze na address yacu ya BEP20 kuri CRT. No kuvuga ngo tuzayibona. Ubwo update zose muhumure muzazibona hano kuri uwo yanga update, nababwiye ibintu byose mba mababereye. No kuvuga ngo phase 2 ntago iratangira. Icyo kiriho nuko duhawe phase 1. This phase 1 no kuvuga ngo no kuzatangamo na wallet address mu rwego rwo kugira ngo izi tokens zizahite nyine zimurirwaho igihe KYC yawe ya phase 1 izaba yemewe. Nkuko mubona nanjye amaze kuba successful, murabibona. Cyangwa se nawe ukagira ute ukaba zizahita zijyaho umunsi uzaba wamaze gukora KYC ya phase 2. Nizere yuko ibintu byose mu bisobanukiwe. Rero nababwiye ngo 2024 dore tuyitangiranye n'ama update anakomeye cyane aryoshye y'ama KYC. KYC murabizi nicyo kintu ubundi cya mbere, no your customer wowe nicyo kintu cya mbere. Buri coin yose uzabona iguhaye KYC ukabona urayikoze, ukabona irakwereka murayikoze, muri benshi murayikoze. Umenya ko iyo mining rwose yewana gahunda bari gahunda gutanga amafaranga byanze bikunze izadutungura Celia yewana. Iyi ngiyi mwitegure ko mushobora kwika. Rero nabibabwiye ngo 2024 ni ibitangaza gusa, dore dutangiranye na update zinaryoshye zo gukora KYC. Murareba ko KYC yanjye ubu namaze kuyipasinga, nawe ikozeyo ukore mining, ndetse niba utaranakora mining, niba na mining wayisoje, banze ukurikirane biriya bintu nakubwiye uko ari bibiri. Turagendana, turiko turagendana. Banze urebe niba application yawe iri update. Numara gusanga application yawe iri update, ubukindi waramaze kureba ko wemerewe KYC, niba urumaze kumayininga inshuro 16. Izo nshuro 16 niba utarazi mayininga, nyaboneka rwose sinzi ibyo urimo. Urindire nyine zibanze zibwire KYC uzayihabwa. Ikindi mbere tuvuge kiboneka nyine ukanda kuri tuno dukoni dutatu, ugahita ureba niba uri qualified ahangaha. Murareba ko hano hari qualified, ariko murareba ko ngiye baranyereka ko phase 1 iri verified neza cyane 5 kwa 5. Uvuga ngo nawe nusanga uri qualified urakandaho, urasanga phase 1 hano ihari yo gukora KYC neza cyane, akantu kukandi. Nizere ko ibintu mwabibonye kandi ibintu biragaragara neza cyane. Nababwiye ngo ndabifuriza umwaka mushya muhire wa 2024. Ni umwaka w'ishya n'ihirwe kuri twese abantu mukora mining. Iki nicyo gihe cyo kugaragaza abo turimo muri mining.
nababwiye ngo abantu baraduseka baraseka we ngo mwirwa mureba muri telefone ngo mwirwa ngo mukanda ngo muramayininga kumayininga niye bicyo ubundi birwa baduseka sha. Iki nicyo gihe cyo kugira ngo tugaragaza abo turi 2024 guhera muri uko kwa mbere dore dutagiranye na update paka mu kwezi kwa 12 coin imwe ivaho hajya hindi launch gusa ngiye nicyo kintu mbibwiriye coin ivaho mwumve ko na pa ari umushinga twemera twese ukomeye cyane uratwereka yuko gahunda ari zahehe ari za 2024 birabunze bikunze murabyibuka ibyo ni itangazo ryaciyeho twese nahantu ritabaye trending naho namwe ritageze ubwo rero mining zose rwose ndababwiye ngo abantu bose mukora mining dore izi mining nyinshi mureba hano izi zose ba nyirazo nubwo nashaka kwirwa nanga amakuru cyane babifurije umwaka mushya muhire na mining nimwe nizo nafite hano za titi coin nibu zifite za hari mining nyinshi nafite niba muzifite izo za titi coin zose zabifurije umwaka mushya muhire ndabiza abantu murazifite za sokarande abantu murazifite izo ni mining nyinshi mufite mwebwe nyinge wenda nafite hanga ubu tuvugana ariko na mining nimwe itifurije abantu umwaka mushya muhire rero kandi bakubwira yuko 2024 ari umwaka wa success ni umwaka wo kugira ngo bagaragaza abo bari bona bo mu mushinga niyo gahunda bose bafite ni target 2024 ubwo rero mbere na mbere KYC KYC phase 2 turi kumwe turagendana ibindi byose nubundi turi kumwe kuri YouTube channel Openex update nakomeje kubifurije umwaka mushya muhire kandi mukore mining man mukore mining nibura uyu mwaka buri mining ukizagisohoka nibura ujye ugaragara nk'umuntu ufite coin nyinshi sibyo kujya gutunga coin nyinshi niwo mugisha wawe ndabasabye sibyo gutunga coin nyinshi niwo mugisha wawe nabibabwiye kuko burya ishobora kuziri ku $1 rimwe ariko se ufite coin 10 wararuhiye umwaka wose kandi nyamara waranze kumayininga ubwo wari buzaba ufite nka coin nka 500 ubwo urumva atari wowe wihombeje nuvuga ngo wowe kora mining abaguse kubihorere abagutekerezaho byinshi ubihorere icyo nzi nuko 2024 mamya yuko ubundi abenshi bamaze no kwemezwa na Avive umuntu wamayininza Avive barabizi ko abenshi baremeye twayakuyemo turabikuza abantu barasara bate amafaranga none muri telefone avuyemo koko kabaye rero nawe haguruka ukore mining ushyizeho umwete kugira nyinshi niyo mahirwe yawe my friend kugira nyinshi niyo mahirwe yawe niyo mpamvu mbabwira ngo nkubu niba mfite wenda barefero n'urugero unshobora kuba mfite abarefero 72 muri kubona ariko ugasanga hari ku mining abangahe my friend ugasanga harimo haramayininga abarefero batanarenze bangaye uko hano nuko nari guhita mbabona ngo murebe nuvuga ngo abarefero abantu muri kufungura konte pe murazifungura mukanayigaragaza ko muhari ariko kumayininga wapi pe urumva rero kutamayininga niko kwa kwihombya nibyo ndi kubabwira nyine nta kintu na kimwe nyine wagera kukise nibyo mbabwira nuvuga ngo tuvugana mu barefero mfite 72 hari ku mininga 27 bajye banzu urebe ko nawe urimo nuvuga ngo gufungura konte gusukirekerera ugaterera iyo ngiyo ntacyo byaba bikumariye ahubwo uburi kwihombya kuko igihe coin yazaza ikajya ku isoko rwose icyo gihe uni wowe uri kwihemukira pe yakubwije ukuruba wihemukira kandi nyamara wakababishyiraho umwete ugaba ufite coin nyinshi gutunga nyinshi nababwiye ngo niwo mugisha wawe murabizi mining nyinshi ziza zivuga gustakinga ngahumva rero ufite coin 30 baraje bahita baguhereza 10% yazo zonyine baguhe 3 muri kumyumva ngahumva ubwo se coin 3 bwo yaziri ku $1 rimwe wavuga ko iyo coin itanga amafaranga reka ariko wagize amahirwe umushinga ubumenye ukiza direct gucyo gisohoka umenya hakiri kare cyane niki kikubuza gukora mining ngo nawe utunge nyinshi nicyo kintu twese tugomba guharanira rero kuba dufite coin nyinshi update natangaga yari ya KYC Phase 1 kuri Celia nizere yuko mubonye ubugikorwa ibintu ni ruzungu cyane KYC nge namaze kuyisoza ubwo twese dutegereze KYC Phase 2 nkomeje mbifurize umwaka mushya muhire wa 2024 kandi keep mining ibyiza biri imbere na hamwe na Openex update ndahabaye kugira ngo nzakomeze mbaye update mpaka umushinga yose baye success imwe yanga indi komeza imwe yanga indi komeza ariko mari mpaka update tuzibona ibyo kuvuga ngo wenda ngo yanze ngo ariko ngo n'ubundi n'amakuru nari mfite oya
amakuru ugomba kujya uyabona neza cyane ku murongo, mukoresha kuri bagenzi banyu bareba ko KYC ya Phase One ikorwa kuri Celia mining cyangwa se exchanger ya Celia. Mbibabwira iyi ni exchanger my friend, uko tubona Binance, uko tubona OKX, iyi Celia nayo izaba ari exchange. Ni ukuvuga ngo rero gahunda hari nuko nyuma yaho tumaze gukora ibi uzajya kubona none wikanga application banayihinduye cyangwa se baduhaye indi yayo kugira ngo twimurireho konte zabo, amafaranga yabo ya Celia twakora trading utiriwe ujyana muri za OKX cyangwa hehe, kuko nayo ubwayo ni exchanger. Ndabashimiye rero, mukomeze mugire ibihe byiza, mwinjoyinga umwaka mushyashya mumeze neza kandi mu mininga muhora muri active kuri mining zigiye zitandukanye kugira ngo mubashe gutunga coin nyinshi. Gutunga coin nyinshi niwo mugisha wa mbere. Ibihe byiza kuri mwese rero.